umwari nahoze nifuza waraje atambuka nk'inyambo umwari mwiza umwari w'i Rwanda njye nagukunze wowe utaramenya reka nkubwire uko njyewe nakubonye ugira indangagaciro nakunda Imana inseko nziza umutima ukeye genda shinge unkoze ku mutima genda shinge ndagukunda genda shinge urakabona ijuru genda shinge ndagukunda genda shinge urakabona ijuru ubwo twahuraga nakubajije izina umbwira yuko witwa umwari divine nanjye nkubwira yuko nitwa Iranzi Emi amahoro asesekara mu mutima ngiye gutaha ngenda ndiririmba njyandika ku nkingi y'umutima genda shinge ndagukunda genda shinge urakabona ijuru genda shinge ndagukunda genda shinge urakabona ijuru amahoro naganze mu Rwanda kandi aganze mu banyarwanda tubifashijwemo n'Imana data kugira ngo mbashe kurambana nawe genda shinge ndagukunda genda shinge urakabona ijuru yo reka twakire undi muhanzi Verite Bakori Arekase Jodi Aripon Samburera mbe mutima wanjye tera ndumva nabuze aho ntera ngakenera mwuka wera aha ni muri maso basindeba oi watasuka mwema ni muri maso basindeba oi watasuka mwema asizimoke mu maso mama iburi misolo iburi nguzajya umbabarira iburi misolo bikuba mazi n'umuriro ubikoze narirayo kwa iwowe ndizeye sambelela winereriyo umubiri uragushaka winereri ninakusudiri ni wowe nizeye sambelela nereri aha